ubu abaganga barimo barakubitwa inkoni nyinshi kugira ngo babashe kuba bagarura ubuzima bw'aba perezida bombi. Ubuzima bw'aba perezida bombi Evariste Ndayishimiye ndetse na Antoine Felix Tshisekedi bakaba barembeye mu bitaro by'i Dubai. Rero abaturage barimo baravuga bati ese perezida wacu ko agiye kuba yagenda, abandi bakavuga bati kuba yagenda ntacyo dutwaye. Ibi byose rero bikaba birimo bigenda bikurura impaka, bakibaza bati mbese naramuka agiyeho ninde, naramuka agiye ninde urahita ufata igihugu, ninde urahita uyobora igihugu. Abaturage bakavuga bati by'ukuri bazakurikiza referendum cyangwa se itegeko nshinga uko ribivuga. Nshuti bavandimwe rero reka tubasaba mumanze ukore subscribe kugira ngo video zose dushize mujye mubasha kuba mwasubona uko bikurikiranye, kandi ubwo ukanda kunzogera Nyamuneka kugira ngo ubashe gukurikirana mu video zacu zose. Ubundi bajya gufatwa byatangiye perezida w'u Burundi avuga ko azatera u Rwanda. Bamwe bati u Rwanda urarutera ushakaho iki, abandi bati ese u Rwanda urarutera uzarutsinda, ese kubera iki muvugisha amagambo gusa. Ni nk'uyu nguyu perezida wa Kongo nawe yatangiye avuga ngo agiye gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Uko niko byatangiye, ariko ndahamya nashidikanye ko ibi ngibi bagiye bavuga mu minsi itambutse mu gihe cyashize mwagiye mubyiyumvira. Ibi ngibi biraza gusangizwa n'ibyo Tanzania yakoze ubwo yirukanaga abanyarwanda bari muri Tanzania ndetse ikabirukana nta nimerekeza ibahaye utwabo ikadutwara bakaza imbokoboko, ariko leta kubera ko ari umubyeyi ikabakira ndetse ikabasha no kubatuza. Rero uyu perezida w'u Burundi abaturage bashobora kuba bari kuvuga bati mu by'ukuri turamukize, mu by'ukuri iyaba yagendaga, ariko mu by'ukuri ararembye cyane, arembye mu bitaro by'i Dubai hamwe na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi. Kareba ugasanga rero mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye, iyo witegereje neza aba bombi nta kindi usanga barwaye usibye umuvuduko w'amaraso, kubera ko bahora batekereza byinshi, bahora bataka u Rwanda, bahora bavuga ko u Rwanda ari rubi, ariko kibaza mu by'ukuri kubera iki u Rwanda avuga ko ari rwo rubi. Ntabwo u Rwanda ari rubi, ahubwo yuko babona ko u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rufite amahoro, u Rwanda rufite iterambere, u Rwanda rufite umuvuduko mu ikoranabuhanga, u Rwanda rufite amahoro, u Rwanda rufite igisirikare gihamye. Niyo mpamvu bahora bavuga bati u Rwanda ni rwo rubi. Burya iyo ubonye umuntu akurusha imbaraga utangira kuvuga ngo niba gutera ibibazo byose, ugatangira kumwiyenza, ugatangira ukamurega. Rero u Rwanda narwo rurashikamye, uravuga ruti Nyaboneka bana b'u Rwanda mukomere kandi mwiyubakira igihugu. Aya rero yari amakuru yuko aba perezida bombi bashobora kuba barembye, bashobora kuba bari mu bibazo. Ukibazo ute ese ibibazo bizarangira bite, ese bizagenda bite? Mbese ni inkuru y'akababaro, ni inkuru itashimishije na hato, kubera ko ibi bintu byaje nabi mu matwi y'abanyekongo ndetse n'amatwi no mu matwi y'abarundi ndetse n'amatwi y'abakunda igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kandi mu by'ukuri abantu barebera hafi ibyagiye biba mu minsi yashize, abantu batekereza kure bagiye basanga ko uyu perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa Kongo ibyo abavuga abadafite gihamya, ibyo bikatuma bakomeza kuvuga bati nta wundi bateza ibibazo usibye bo ubwabo batemera amakosa yabo. Reka tubagezeho inkuru y'akababaro muri iki gitondo, inkuru idashimishije na hato, inkuru iteye agahinda, inkuru ishobora guhahamura abantu benshi, ariko nkuko twabisanze mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye, twasanze kuba aba perezida bombi kuba bari barwariye rimwe ari ikintu umuntu yakwibaza ati mbese babaruze cyangwa se baba bahaye ibirozi cyangwa se baba bahaye acide ituma bamererwa nabi ku buryo bajyanwa mu bitaro ikitaraganya. Muribuka ubwo perezida w'u Burundi yavugaga ngo azatera u Rwanda, ibyo murabyibuka. Perezida w'u Burundi yavugaga ngo azatera u Rwanda, ibintu byarafuzwe birasakara, ndetse anavuga ko igisirikare cye gikomeye gusumba igisirikare cy'u Rwanda. Ariko ukibaza uti mu by'ukuri niba igisirikare cye gikomeye gusumba igisirikare cy'u Rwanda, byaba byaragenze bite kugira ngo abashe kuba yakwivuga? Ubundi ufite abasirikare bakomeye ntabwo ubasha kwivuga ngo njyewe ndakomeye, ngo njyewe ngo mfite imbaraga. Oya, nubwo uratuza ugategereza, none waza kukwiyenza ukabasha kumwereka ko ukomeye, umaze kumuhasha, umaze kuba wamutsinda. Rero uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akimara kuvuga ko azatera u Rwanda, ni ibintu abanyarwanda bavuze bati by'ukuri uyu mugabo aradushotoye, uyu mugabo ntabwo atuzi,
gusa amakuru dukesha abaturage cyangwa se ibindi bitangazamakuru nuko uyu perezida w'u Burundi ashobora kuba arwaye arembye. Twibaza tuti mbese ibyo yaba arimo cyangwa se iyi ndwara yaba arwaye yaba ari uguterwa nuko yaba yaravuze nabi igihugu cy'u Rwanda, yaba yaravuze nabi sinzi ko nabivuga muri hariya mu kaga abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo ngo ari abasirikare b'u Burundi nibo barwana iriya ntambara. Ukibaza uti mbese ni iyihe nyungu abasirikare b'u Burundi bafitemo? Ese reka tubanze tubasabe nyaboneka niba utarakora subscribe kandi subscribe kugira ngo video zose dushizeho uje ubasha kuba wazibona, kandi nyaboneka ukande no kuri nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona video zose dushize. Rero umuperezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi nawe akaba arembye nk'uko mubibona itangazo ryasohotse murabona kuri screen zanyu. Ni ibintu bitoroshe, bamwe baravuga bati ingoma zabo zaba zigiye kurangira, abanyekongo baba bagiye kubona amahoro. Reka tubanze turebe mu by'ukuri ni iki gituma haho intambara mu bihugu bitandukanye. Ese niki cyaba cyarateye iyi ntambara ibarizwa muri Kongo? Niki cyaba cyaragaragaye? Nkuko dukesha amakuru abarwanyi ba M23 bavuga ko bo icyo barwanira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bamwe bakavuga bati gakondo yacu ni ngiyi, muratuvanamo tujye hehe. Abandi bakavuga bati ntabwo. Ese ni ibintu ubona ukabona ni nkaho ari ibintu bagiye bakahisha iyo ngiyo, ukaba utasobanukirwa. Umwe aravuga ati ndi mukuru, undi akavuga ati ndi mukuri, ukareba uri bukize, ukareba uri butabare, bikakuyobera. Gusa nyaboneka niba utarakora subscribe ubanze ko wakora subscribe kugira ngo ukomeze uryoherwe na video zacu, kandi niba nyaboneka utarakanda kunzogera utwemerere ukande kugira ngo notification ya video yose dushizeho uzubasha kuba wayibona. Kandi niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi wifuza kutugezaho watwandikira muri comment, ubundi ibintu bikagenda neza. Nshuti bavandimwe rero turabakunda, turabazirikana, muri abagaciro. Rero iyi nkuru y'incamugongo ku banyekongo, inkuru y'incamugongo ku Barundi, ni inkuru itashimishije na hato, kubera ko ubu bari mu gahinda. Ubundi yo perezida arwaye cyangwa se umuyobozi arwaye, ni ukuvuga ngo n'abandi bayobozi bose bararwara. Uti mbese indwara baba barwaye ni iyihe? Indwara baba barwaye ni indwara yo kuvuga ngo u Rwanda nirwo ruteza ibibazo byo muri Kongo, u Rwanda nirwo ruteza ibibazo byo mu Burundi, u Rwanda nirwo ruteza ibibazo byo mu karere. Iyo ni indwara abayobozi bo muri East Africa bafite, ku buryo babeshera u Rwanda. Muri buka kera Tanzania ubwo yirukanaga abanyarwanda, muri buka uko birukanaga abanyarwanda ndetse akabirukana nta n'ikintu babahaye. Ibyo byose byari propaganda byo kugira ngo mu by'ukuri babashe kugaragaza ko u Rwanda ari rubi. Rero iyi ndwara bayihuriyeho, ari uwa Tanzania, ari uwa Burundi, ari uwa Kongo, bose babeshera u Rwanda, ariko ibingibi bizarangira. Rero reka tubasabe nyaboneka niba utarakora subscribe ukomeze uyikore kugira ngo video zose dushizeho uzabashe kuba wazibona. Turakunda rero, tuzakunda muri abagaciro.